satani bantetse uburozi bandogera mu nzoga mu musazi azasara mu muhanda ntabwo inzago ntabwo ibigage nkabya mu marigori nkura n'umukozi w'Imana nk'uyu muntu ansanga mu rugo rw'aturutanu muri Kongo akabaririza izina ryanjye iwacu ni Nyanza ya Butare aza muri karitsiye abaririza njye nitwa Diane arangije ageraho arambaza ati mbwira ibyaha byakwibasiye ntinicyaha cy'ubusinzi n'ubusambanyi arangije arambwira ati wambwira umubare w'abagabo n'umwe arabona ni umubare ndamubwira ati sinabamenye usibye Imana yo mu ijuru njyewe cyangwa nkaba mfite imashini yabanditse ntabwo nabamenye ahita ambwira ati ukuri kwawe kuragukije narwaraga ibintu uyu mumama bivuze ni ikintu gituruka mu nda kikazamuka iyo kigeze mu mutwe nikubita hasi nkagagara ku buryo umuntu wese ashobora guhita mpunga akagenda ubu yindusha imbese ndikindusha nta n'akazi ngira umuntu imbere kwa murumuna wanjye usenga nawe nk'ujya aho yicaye ni nawe wazanye muri no teraniro ntabwo nari impano ariko Imana ibahumugisha kandi munsengere nitasubire no mu rugo rwanjye nongere nicare nubake nk'abandi babyeyi bose Imana ibahumugisha kandi mu izina rya Yesu mubwira ngo uyu munsi
isaha ubyandike mu mutima wawe muri iri teraniro ryo ku musozi w'ibyiringiro. Imana iguhaye icyo wari warabuze. Semushima Mana uri umunyembaraga, Imana y'amasezerano idahinduka, Imana y'ubushobozi bwinshi cyane. Turagushimira imirimo n'ibitangaza. Imana iguhaye icyo wari warabuze mu izina rya Yesu, kandi Imana igukorere mu izina rya Yesu Kristo. Imana igutabaza imbaraga zayo. Onaka Steve Nebo Nosiyabo Ena Watambo Steve Nosayala Eli Ono ka Steve Noseseregere amanutse gukiza indwara kuri buri wese. Ena Bona Tambo Noyasiya Evosti Eneseseregere aravuga ngo abemereye ubuhungiro. Eli Watambo abemereye ubuhungiro. Evosti Enesiyabo Amina Tambo aravuga ngo murakwirwa muri we. Leta Steve Neka Nasa Onovo ati Imana ije onetambo manweze kwishyura amadeni rero akamwe bonasiya eni wakabale elina Gomez Kido abafite ingo zasenyutse aravuze akazubakisha imbaraga ze. Elina waka Steve arazubatse elena Steve nosiya arabemereye iki ngo muri we harimo ubugingo. Elina wakabale buri wese afite ikimenyetso kandi ngo ntabwo ahinduka ari mu ruhande rwa buri wese ari kuwiteka avuga senga uri yakora twese mwiza ituro ryawe riheshe gukira. Ndakubuza n'igitangaza cyawe ukwezi kwa gatanu kutararenga akubuza n'icyo wari warabuze. Ndakubuza n'ubutabazi akira icyo umutima wawe ushaka. Ndakubuza no kubona Imana kwakira mu izina rya Yesu. Amen. Akira igitangaza cyawe. Ndakubuza no kubona Imana mu izina rya Yesu. Ndakubuza n'akazi keza. Ndakubuza n'amafaranga n'inzu. Akira mu izina rya Yesu Kristo. Kuboko kw'Imana kubane nawe. Ndakubuza nitabone Steve Nosayabo Imana kurinzi bisaze. Elina Tambove ana Steve Nosaya aje kukurwanira no guhora kuko abantu baratwigerereje. Eli Bono Tambo Yasiyala Ene Steve wararwanyura na nyumba ariko uyu munsi uratsinze. Neleta Steve Neseseregere Eli Tambo Nosiyabo Ene Watukore Lelata Steve Nosayala Eliwa ama Steve Nosiya arakurogoye kandi araguhumanuye arakuzirikiye mu mukoki aravuze ngo mukuyeyo. Elina wakire aje kukubakira kandi kuko yishyuye amadeni aravuze ngo mutambire ishimwe ry'umutima wawe amukozeho n'uwiteka avuze. Dukomere Imana yacu amashyi menshi cyane. Komera Imana yacu amashyi menshi cyane. Elina Steve akukuriyeho gereza. Niba wakoreye ubona amafaranga ariko adashyitse aravuze ngo Imana ikigera biriya muryango akwishyurira ideni aravuze ngo mukorere uwiteka azaremera urugo rwawe azakurerera abana. Elina Tabono Yasiya hari abantu baguteza imbaraga mbi zituruka mu ruhengeri. Elivo Estivo Eliwa dukorere Yasiyala imyuka mibi mu ruhengeri aravuze ngo arakugose agutandukanyije nayo. Izo mbaraga ziragukwiriye Steve ziraguhunze ukamutwikirije amashami ye. Anota Steve umwana gukwabwira umunyamugisha. Eli Watambo Lebo Steve ati Imana yawe reba akomeze kubagwa mu mara aravuze ngo umukozi w'umuhanga. Eli Tambo muri wenyine muri kumwe amukoze ko n'uwiteka avuze. Tuzamura ibiganza byawe. Ndakubuza n'igitangaza cyawe. Imana igukore kandi Imana ikurinde ashaka gutabarwa no kumvirwa. Ubone Imana muri iki teraniro ubone gusiga kandi ubone umugisha. Hari igihe zari igenera nari bitambitse yari kwitambitse mu kanya gato. Imana yambwiye mu kwezi kwa gatanu bitwararike wakwisanga muri gereza. Ntabwo ari mageragere ahubwo ni muri burigade y'ibyumweru bitatu. Imana yavuze ngo ibintu funga akanwa kawe uwiteka Imana azakubera amaboko ukomeze umutima niko uwiteka avuze. Akira kubohorwa no gutabarwa. Mbwira ibyo ushaka mwami imbaraga nyinshi nesha ibigerageza. Ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami. Ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami. bivuga mu masengesho bivuga
pfuka mu gusenga umwanya muto kugira ngo nabyo ijambo ry'abakozi b'Imana babwirize. Mana data mu izina rya Yesu mpagaze mu gutwara impaka n'ijambo ryawe, mpagaze mu mbaraga za Mwuka Wera mu izina rya Yesu. Ndaca imbaraga zawe kuri uyu musore mu izina rya Yesu. Ndafata muri imbaraga zo muri sekuru, ndakurwanya wa mwuka w'ubukingiro, ndashaka umuyobozi y'abadayimoni, ndamena muri imbaraga z'ikuzimu, ndashanya muzazatanga imbaraga ze, ndakwishe w'amazimu we, tatika Yesu, ndakuraho karande mu izina rya Yesu, ndabanaho karande mu izina rya Yesu Kristo, yewe ikozi ya karande we, yewe igitego ya karande we, ndakwishe mu izina rya Yesu Kristo, ndakuvanaho, ndakurindiye, ndakunanije, ndakurinda amaraso ya Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, karande zo mu isekuru, karande zo mu miryango, ndakwirukana wabitewe, mu izina rya Yesu Kristo, ukuboko kw'Imana ikukuyeho, ndavunagura imbaraga z'imivumo, rapasitagovamayawa, unikandono ya Stivo, Nukawera w'Imana ngwino, Nukawera w'Imana w'imbaraga, ikiganza cy'Imana kibohora, utegerwa n'Imana ibikuzeho, turikuraho karande y'ubukene, fatika jina la Yesu Kristo, turikuraho karande y'uburwayi, turikuraho karande yo gusenyuka kw'ingo, yewe abadayimoni wevaho, turamutsinze turakurimbuye, turakurwanyije mu izina rya Yesu. Unapasitagovomosayabo, akira gukira karande mu izina rya Yesu, amuhereye umunsi uteka kubuhosha imbaraga ze, kubw'amaraso ya Kristo. Urakoze Imana ko tugiriye neza, tugukomera abatura karama mu izina rya Yesu. Akira gukira karande mu izina rya Yesu. Ejo uzaseka iteraniro mu masengesho tuganire mu byifuzo.